Bahaye ikaze mwese ku rubuga Iyungure. Mwese mukurikira urubuga Iyungure, bahaye ikaze kandi mbashimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri uru rubuga, ni iby'ingenzi kuri twebwe. Ndizera yuko aho muri mwese mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Je ndi Mukase Josiane. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu umunani umuntu yakora kugira ngo ategure kuryama, agire ibitotsi byiza kandi vuba. Kubera yuko buriya kuryama, kuruhuka ni ibintu bimwe by'ingenzi mu buzima, kuko iyo urebye ibintu bavuga yuko umuntu mu masaha 24 agomba kubikora amasaha 7 cyangwa 8 ndetse narenze bikurikije ikigero cya buri muntu, biba ari ibintu by'ingenzi. Gufata mu masaha 24 ugahitamo, bakavuga yuko 7 ariyo y'ingenzi cyangwa 8 cyangwa 9, aba ari ibintu by'ingenzi byo kwitondera. Ni ukubitegura rero kugira ngo ubashe kugira ibitotsi byiza, kuko hari abantu baryama ariko bakabyuka bananiwe, nuko baba batateguye neza iyo gahunda yo gusinzira neza. Byagaragaye kandi ko abashakashatsi bagaragaje yuko biri mu bintu bituma umunsi wawe ukurikiye ugenda neza, ukagira mood nziza, uburyo uvuga udafite umunaniro, ndetse bavuga yuko bishobora no gutera umubyibuho kutaryama neza. Bavuga yuko byatera umubyibuho ku kigero cya 89% ku bana cyangwa se 55% ku bantu bakuru. Murumva rero ko ari ibintu by'ingenzi. Niba twifuza ubuzima bwiza, tugomba kugira umwanya wo kuruhuka kandi tukaruhuka neza. Iyo bidakozwe rero neza, birongera bigatera n'izo ndwara zose zindi zitandura, n'indwara tutarondora ahangaha. Ibintu rero umunani umuntu yakora kugira ngo asinzire neza ni ibihe. Twagiye. Icyambere, umuntu agomba kumenya amasaha afunguriraho. Niba ushaka kwisinzira neza, ugomba kumenya amasaha ufunguriraho. Ugaba wafungura hagati y'amasaha 3 cyangwa 4 mbere yuko uryama. Kubera yuko iyo umaze gufungura ugahita ujya kuryama, usanga kenshi uri mu kazi, igifu cyawe kiba kiri mu kazi kigogora. Hanyuma cyaba kiri mu kazi kigogora, ntabwo ushobora gusinzira neza, uraryama ariko ntabwo ugira ibitotsi byiza. Ibyiza rero ni ukugira ngo ubashe gufata ifunguro ryawe rya nyuma mbereho amasaha 4. Ibi ngibi biragoye kuko usanga umuntu afite gahunda yo kuryama saa 3 ariko ugasanga ari ku meza yashishikaye saa 2:30. Ibi rero biri mu bimwe bituma tudasinzira neza. Niba wumva wifuza gusinzira neza, ugomba gufata ifunguro rya nyuma byibura mbereho amasaha 3 cyangwa amasaha 4 kugira ngo ubashe kugira ibitotsi byiza kandi vuba. Icya kabiri ni ikijyanye no kunywa ikawa. Hari abantu benshi banywa ikawa, iraryoha, ariko noneho ugomba kumenya igihe uyinywera. Ni ukuvuga yuko Healthline yavuze yuko byibura ugomba kuyifata bitarenze saa 9, kubera yuko igira amasaha 6 cyangwa kugera ku 8 ikikurimo igikora. Ni ukuvuga rero icyo gihe ushaka kuba wasinzira ariko ikawa ikaba ikikurimo. Niba wifuza kugira ikindi kintu unywa nyuma ya saa 9, ugomba kunywa wenda decafeine cyangwa ukanywa ibindi bitarimo ikawa. Ikawa iri mu bintu tugomba guhagarika byibura saa 9 z'amanywa. Cya gatatu ni ukugira amasaha adahindagurika, amasaha yo kuryama n'amasaha yo kubyukira adahindagurika. Ibi ngibi usanga nkaho bigoye, ariko ni iby'ingenzi kubera yuko umubiri icyo tuwutoje nicyo ufata. Muzanarebe iyo wenda ugize urugendo ukajya ahantu hari amasaha atandukanye n'ayacu wenda mu Rwanda, usanga icyo gihe bikugora gusinzira, ukazasinzira cya masaha usanzwe usinziriraho. Nuko rero bigenda. Ni ukuvuga ngo niba wifuza kugira ibitotsi byiza, ugomba kugira amasaha yo kuryamiraho no kubyukiraho, akaba ari amasaha amwe. Niba ufite gahunda yo kuryama, ukaryama saa 3 cyangwa se ukaryama saa 4 cyangwa saa 5, amasaha amwe nicyo nshaka kuvuga. Kubera yuko iyo uhindaguranya umubiri nawo uyoberwa ibyo ari byo, urawucanganyikisha, ntabwo umenya ngo amasaha yo kuryama yageze ntiyageze. Uyu munsi ni saa 3, ejo ni saa 5, ejo ni saa 7, ejo ni saa 8, ugasanga umubiri waracanganyikiwe, ntabwo umenya amasaha yo kuryama no kubyukira. Icya kane abantu benshi bahurijeho ni ikijyanye no gukaraba. Ni ukuvuga ngo gukaraba amazi y'akazuyazi. Amazi y'akazuyaze iyo yakarabye bituma ubasha kuruhuka, bituma hari ukuntu umubiri uruhuka. Hanyuma noneho wamara kuruhuka ukaryama neza. Amazi y'akazuyazi yahurijweho n'abantu benshi
uvuga ngo niba ugiye kuryama, niba ugiye kuruhuka ugakaraba amazi y'akazuyazi bituma uruhuka neza kandi ukagira ibitotsi byiza. Gukaraba rero niba bikugoye, niba tubivuga ukumva ari ibintu bigoranye, bavuga yuko wagakarabye n'ibirenge ugakaraba amazi y'akazuyazi ibirenge, nabyo byagufasha kugira ngo usinzire neza. Icya gatanu kindi bahurijeho ni ibijyanye n'ibinyobwa. Ni ukuvuga yuko niba wifuza kugira ibitotsi byiza, ubundi wakabaye uhagarika ibyo kunywa mbereho amasaha 3, ntugire ikindi kintu kijyanye n'ibyo kunywa ufata, kubera yuko iyo ugize ikintu unywa bituma ubyuka nijoro ushaka kujya ku bwiherero. Iyo rero ubashije kubihagarika mbere y'amasaha 3 kandi wajya no kuryama ukabanza ukanyura ku bwiherero, ibyo ngibyo bituma utabyuka buri kanya werekeza ku bwiherero, hanyuma bigatuma ugira ibitotsi byiza. Hari abantu benshi rero bakunze kuvuga yuko umuntu iyo ashaka gusinzira neza ngo ashobora kunywa amata y'akazuyazi agashyiramo n'ubuki. Yego birashoboka, ariko noneho ikibazo si gusinzira, ahubwo ikibazo ni uko urabyuka inshuro nyinshi, keretse wenda ufite uruhago rwiza hakaba utari bubashe kubyuka, ariko iyo ubyuka kenshi bituma byica ibitotsi byawe ntusinzire neza. Icya gatandatu ni ikijyanye noneho n'ibikoresho dukoresha by'ikoranabuhanga. Abashakashatsi berekanye yuko ibikoresho dukoresha by'ikoranabuhanga bigira urumuri, urwo rumuri rukajya mu maso, noneho rwajya mu maso ugasanga ntago rutumye dusinzira neza. Umuntu yakwibaza rero ngo bigenda gute? Ni ukuvuga ko ubundi wakagombye kuzimya telefone yawe byibura mbereho isaha imwe kugira ngo ubashe gusinzira neza, urwo rumuri rube rwavuyeho. Ntabwo ari telefone gusa, ushobora kuba uri kuri kompiyuta, ushobora kuba ureba televiziyo, ibyo byose by'ikoranabuhanga iyo ubijimije bituma ugira ibitotsi byiza. Wowe turimo kuganira ushobora gusanga wenda ufite ikibazo cy'ibitotsi, undi nawe akavuga ati ngewe iyo ngeze ku buriri mpita nsinzira rwose. Ahangaha ni ukureba niba usinzira ibitotsi byiza, kuko umuntu ashobora kuryama amasaha 8 ntasinzira ibitotsi byiza, ariko yaryama 4 cyangwa 6 agasinzira ibitotsi byiza kukurusha. Hano turimo gushaka kugira ngo tugire ibitotsi byiza kandi tubyuke umunaniro washize. Telefone rero, kompiyuta, ibyo byose bigomba kuzima. Umuntu ageze ku buriri aribwo atangira gufata telefone no kohereza message ze za nyuma, ariko ibyo ngibyo byagaragaye yuko bituma utagira ibitotsi byiza. Icya karindwi nacyo kidufasha kugira ngo tugire ibitotsi byiza ni ugutekereza, ni ukwiha umwanya. Ni ukuvuga ngo niba wavuye kuri telefone ukaba wajimije izindi gadgets zarizo zose z'electronique ziri aho ngaho, fata uwo mwanya utekereze, ese umunsi wagenze gute? Ese ni ibiki wishimira wakoze muri uyu munsi, wishimira kandi ushima n'Imana muri uyu munsi? Hanyuma noneho ibyo ngibyo bikakuyobora kugira ngo ubashe kumenya ngo uyu munsi watanze umusaruro cyangwa ntago watanze umusaruro. Ndetse tukaboneraho n'umwanya wo gukora gahunda ikurikiyeho, kuko iyo dukoze gahunda ikurikiyeho bituma umunsi wacu ukurikiyeho ugenda neza. Icya 8 ari nacyo cya nyuma ni ukumenya ahantu uryama hameze gute. Ese harafunganye neza? Ni ukuvuga ngo harafunze neza, nta rumuri, haba hagomba kuba hijimye. Usanga hari abantu baryama ahantu ariko ukagira ngo ni nko hanze, baryamye nko hanze kubera urumuri uruca mu madirishya. Abakunze kurara bacanye amatara ugasanga ntago bafite urumuri, ntago bafite umwijima ukenewe kugira ngo umuntu abashe gusinzira. Iyo umuntu afite umwijima bituma asinzira neza. Iyi ngibi byo turimo kubivuga ni kubijyanye n'amarido, ukareba neza ese amarido yawe aratanga umwijima ukenewe kugira ngo usinzire neza. Ahangaha ushobora no kureba n'ibindi bintu uraramo. Ni ukuvuga ko ugomba kumenya yuko ibyo uraramo bifite isuku ihagije, matera ari nziza, kandi noneho ibyo ngibyo byose bikabasha gutuma usinzira neza. Ibi rero tuganiriye, ibi bintu 8 tuganiriye ni ibintu bidufashe kugira ngo tubashe gutegura kuryama, tubashe gutegura gusinzira neza.
ntibiba ari ibintu byo kuvuga ngo tubona turyama tukabona tubyuka. Oya, ibitotsi ni ikintu cy'ingenzi kuko nibyo biduha imbaraga, nibyo bituma umunsi ukurikiyeho ubasha kugenda neza. Udasinziriye neza, umunsi ukurikiyeho uri umuntu unaniwe, ufite umunabi, mbese ukumva hari ukuntu ibintu bitagenda neza. Ndizera yuko ibi bintu 8 biri budufashe. Wowe ukurikiye kino kiganiro ku rubuga Iyungure, ndagusaba kugira ngo niba hari ibyo ujya ukoresha bikaba nawe byarakunze, wabituganiriza muri message hasi, twese tukagenda tubyigiraho. Kandi nawe urimo gukurikira ikiganiro ukaba hari ibyo ugiye gutangira, natwe ubitubwire kugira ngo duterane imbaraga ndetse tubashe kureba neza niba koko byadufasha gusinzira. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro, kandi nizera yuko kiri budufashe kugira ngo tubashe gutegura gahunda yacu yo gusinzira neza kandi vuba, tubyukane imbaraga kandi tubashe gukora neza ku munsi ukurikiyeho, dutanga umusaruro uwo ari wo wose wifuzwa. Wowe utarakora subscribe kuri uru rubuga, ndagusaba kugira ngo ntuve udakore subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byose byiza bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho.